Yesu nduwawe nyakirani yoroshe nkuramye mazi ibyishimo byo mwisu Yesu nyakire nguhaye ibyanjye uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda nguhaye ibyanjye uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda Yesu nduwawe nyakirangi ruwawe by'ukuri tumumwuka we rambwire yuko nawe Yesu nduwawe nyakirangi ruwawe by'ukuri tumumwuka we rambwire yuko nawe wanjye nguhaye ibyanjye uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda unyiharire nguhaye ibyanjye uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda unyiharire byose maze kubiguhanu mvumpaye umwete ubu singiza ubwo buntu bwawe nkuramye bihimbaje nguhaye ibyanjye uko mwami wanjye mwiza unkunda
kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntago aribyo numvanye abandi umunsi kundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo aribyo numvanye abandi umunsi kundi njyewe ndamubona niwe nshuti yanjye yayindi ndutira izindi iyo mutabaje nareka kunyumva abana nanjye mu bihe byiza ndetse n'ibibi umunsi kundi njyewe ndamubona mbese hari umuntu Uwiteka yagiriye neza akamukura ku cyavu akamwicazanya n'ibikomangoma naza mfashe turirimbane yukwagira neza umunsi kundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo aribyo numvanye abandi umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo aribyo numvanye abandi umunsi kundi njyewe ndamubona Mesiya ukura w'ibyaha by'abari mu isi yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu Mesiya ukura w'ibyaha by'abari mu isi yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira ubugingo mu cyimbo cy'urupfu niwe utuma nkiranuka mbiheshejwe no kwizera umwaka w'imbabazi waratashye abantu benshi ntibabimenya abandi bambaye ibigunira ntibarakamenya
umwaka twaherewemo gukira, ntibarakamenya umwaka twaherewemo gukira, ntibarakamenya umwaka twaherewemo gukira. Haguruka, izuba ryawe rirarashe, manura inanga uririmba ishimwe ry'Imana yawe. Haguruka, izuba ryawe rirarashe, manura inanga uririmba ishimwe ry'Imana yawe. Yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho gutinya amateka, shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho gutinya amateka, shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Imirimo yawe Mana iratangaje rwose, idutera kuririmba tuvuga ubwiza
ubwiza bwawe, kuko izina ryawe riba hafi yacu rikaduteraga kiza. Haleluya, shimwa Mana isumba byose, bose bagushime, bose baguhimbaze. Haleluya, shimwa Mana isumba byose, bose bagushime, bose baguhimbaze. Bose bagushime, bose baguhimbaze. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye? Hamagara Joshua Bakers, arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 432 Joshua Bakers, we are always here for you.